twihingane kwemera Imana yacu kuko ibyaremwe byose ariyo bibereye. Tugiye gushyingura umubiri wagenewe gupfa w'umuvandimwe wacu. Dusabe Imana izamuzure afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe. Izamugirire impuhwe igihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, maze azasenderezwe ibyishimo bidashira. Dawe nyir'ubutagatifu, turagushimira kubera abari hano n'abapfuye, kuko washatse ko uyu Scholastica Mukarugaba aba ari we watumye duteranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wawe Yezu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga yemeza ko tuzabaho. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, tugusaba duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti: kuko natwe tubabarira abaducumuye, tuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. twizera yo abahowe Imana bakwakire, bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yeruzalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire, maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Nyagasani umuhiruko ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani umuhiruko ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani umuhiruko ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Indi gahunda turayikomereza iri mu rusororo nk'uko bamaze kubitubwira. Atambuka abaturage buri bucya, abaririmbyi n'ibindi bintu